nakomeje kuvuga yuko tumaze iminsi tutavuga agakingirizo, ariko agakingirizo karacyariho kandi karakoreshwa. Agakingirizo kakaba ari keza cyane kuko kakurinda ibintu byinshi birimo indwara za kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, birimo gusama inda utabiteganyije n'ibindi byinshi. Hanyuma muri iyi minsi hari umushuti wanjye wambwiye ati ese ko twabikoze kagaheramo, kamara guheramo umuhungu akakankuriramo, ubwo nta kibazo nzagira. Nicyo nashaka kugarukaho yuko koko bishobora kubaho ko mushobora kuba muri gukora imibonano hanyuma agakingirizo kagaheramo kakajyamo. Iyo kagiyemo rero ntabwo bigomba kugutera ubwoba kuko haraho katarenga. Ubundi agakingirizo mu myanya myibarukiro y'umugore ntabwo gashobora kurenga ku nkondo y'umura. Kubera ko kadashobora kurenga ku nkondo y'umura rero no kuvuga ngo kaba kari hari hagati mu ndibyara. Icyo gihe umuhungu koko abashobora kwinjizamo intoki ze ebyiri cyangwa se nawe ubwawe ukazinjizamo, akagafata akagashakisha aho kari, akagafata akagakurura akakakuramo. Rwose ibyo ngibyo biri safe, ntacyo bitwaye. Ikigize icyo gitwaye ni icyo kuvuga ngo kagakingirizo wari wakoresheje kugira ngo kagire ibyo kakurinda ntabwo kakibikurinze kubera yuko nyine kagiyemo. Niba kagiyemo bisobanura yuko amasohoro ashobora kuba yari yagiyemo, ubwo ngubwo wenda ari buvemo akagaruka, cyangwa se ibintu bya liquide, ububere bw'umugabo bushobora guhita nabwo bukujyamo. Donc ibyo kakurindaga kubera ko kagiyemo imbere nibyo bishobora kuba katakikurinze, birimo VIH sida, birimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, birimo kuba wagombaga kudasama kubera yuko nyine wari wikingiye. Bivuga ngo icyo gihe iyo kamaze kukujyamo imbere ugomba gufata noneho izindi ngamba. Ese nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 uzareba yuko utasamye inda, ese uzajya kwa muganga ujye kwipimisha urebe ko nta zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina wanduriyemo. Ese nibo mwabonanaga yari afite nka VIH sida ubizi, cyangwa se agahita bikubwira kugira ngo ujye kwa muganga nabo baguha imiti yakurinda kuba wakwandura sida. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bishoboka. Donc uhita ufata izindi ngamba kubera ko icyo kagombaga kukurinda kaba katakikurinze, ariko ikibazo cyo kuvuga gusa ngo kaguhezemo ngo byo biteye ikibazo, ibyo ngibyo byo icyangombwa nuko akoramo akakagukuramo. Okay, yeah.